Ndabasuhuje cyane. Reka tuvuge ku micungire y'amafaranga uyu munsi. Ese umuntu abasha kugira za miliyoni nyinshi z'amafaranga ariko akabasha kumupfira ubusa yose akayoyoka? Uyu munsi turaganira ku bantu batatu muri benshi bazwi mu mateka y'isi bagize amafaranga menshi cyane ariko bakayakoresha nabi. Turareba n'amasomo dushobora kubigiraho. Ni kenshi wagiye wumva abantu benshi mu buzima b'abanyabuntu bagira ubuntu bwinshi cyane, ushobora kubugeranya bwa buntu butiza urugi. Bene abo bantu babona amafaranga, buri wese ubagezeho bamuzi cyangwa batanamuzi, bakaba bamenya yuko umuntu yabonye amafaranga cyangwa se yarugushije mugani wa yamvugo y'abasaza. Impamvu ni ukubera urugwiro bagaragaza iyo babonye amafaranga. Urugwiro rwo kwicira akanyota buri wese uwo bazi n'uwo batazi, batanitaye uko ibiciro bihagaze muri ako kanya. Aho kugira ngo ube wagenda atakuguriye kamwe, aremera akabwira ucuruza ibinyobwa ati umva sha, mpera uriya mukene icyo abasha kandi nabariya bo hakurya nabo ntibicwe n'inyota kandi byose ubimbaze. Ibyo akabikora atanitaye yuko wenda utabuze nayo kwigurira muri uwo mwanya. Niba utarahuye n'umuntu nk'uyu nguyu, ushobora kuba warahuye n'undi ufite imibare iri ku rwego rwo hejuru cyane, kugira ngo arekure n'igiceri gitoya cy'ifaranga nta mpamvu ifatika yatekerejweho neza, ugasanga birasa n'ibidashoboka kuri uwo muntu. Nsuhuje abantu bameze nk'uyu nguyu wa kabiri, abangaba twabitaga bamukomeza. Tugiye kuvuga kuri ba bantu batatu rero mu mateka y'isi bagize amafaranga ariko badafite ubushobozi bwo kuyarinda no kuyagenzura, barangaye abaca mu myanya y'intoki bidateye kabiri. Turagira n'amasomo tubigiraho y'uburyo tubasha gucunga amafaranga. Iyo tuvuga ibi ntago tuba turi gusebanya, ahubwo ni amasomo yo kubaho twiga, kandi burya kwiga ni ukwigana. Iyi ni Isaac Inspire TV, njyewe muganira ni mwarimu Isaac. Wibuke gukora subscribe niba utarayikora kuri uyu muyoboro, dukomezanye ikiganiro kugera ku musozo wacyo kandi urungukiramo. Umuntu wa mbere tuganiraho uyu munsi ni icyamamare Mike Tyson. Mike Tyson ni umukinnyi w'icyamamare mu mukino w'iteramakofe boxing. Yigeze gutangaza yuko mu buzima bwe yinjije miliyoni 300 z'amadolari y'abanyamerika. Aya mafaranga ni amafaranga menshi cyane, uramutse uyavunje mu manyarwanda akaba miliyari 436 na miliyoni 500. Saka yabo yakoresheje amafaranga mu buzima buhenze cyane, imodoka zitabonana, amazu ahenze cyane, imyidagaduro iri ku rwego rwo hejuru. Ibi byose byatumye aza gutangaza yuko yahuye n'ingaruka zo kubura amafaranga, cyangwa se zo kugwa mu yitanga isheki y'amafaranga, icyo bita bankrupt. Bankrupt ni nk'ingaruka zo kubura amafaranga. Ukaba ari wizeye ko ufite amafaranga ariko ugasanga waguye manka, cyangwa se usigaye uri empty pocket somehow muri iyo njyana. Isomo twakwiga kuri ingingo nuko amafaranga menshi ariko adafite plan ni nk'imvura iguye mu butayu, arashira vuba rwose akayoyoka. Hakwa kuno umuntu ashobora kujya kuri bank akaguzaho miliyoni z'amafaranga ariko nta mushinga, nta plan, ujya kubona ukabona arashize nkaho yateye inyoni. Umuntu wa kabiri tuganiraho uyu munsi bamwita MC Hammer. Uyu MC Hammer ni umunyamerika, akaba n'umuririmbyi w'indirimbo zo mu njyana ya hip hop cyangwa rap. Amazina y'inyakuri ni Stanley Cade Blaine. Yamenyekanye cyane mu myaka y'1990. Hari n'indirimbo yizwi cyane yitwa You Can't Touch This. You Can't Touch This ni imwe mu ndirimbo ze yamenyekanye muri ibyo bihe. Yabaye umwe mu baririmbyi ba mbere ba hip hop. Iyi njyana ndumva imenyerewe. Bacuruzaga album miliyoni nyinshi cyane. Yagize amafaranga menshi cyane, agera ku rwego mpuzamahanga. Yinjije miliyoni nyinshi cyane kubera indirimbo ze, ariko yaje gutangaza ko yagize ikibazo cy'amafaranga. Ibaze ko waratunze miliyoni nyinshi z'amafaranga nka zira miliyari twabonye zivunje mu manyarwanda, ariko umuntu akaza kuvuga ati nyamara
ubu nanjye ndi mu manegeka mu bijyanye n'ikofi. Yakoresheje amafaranga mu kwishimisha no gufasha inshuti ze mu zamukurikiranaga, kwa kundi umuhanzi bari ku rubyiniro cyangwa se ari mu gitaramo runaka akajya afata amafaranga akanyanyagiza mu bafana. Amafaranga rero yaje kumushirana aza kwisanga mu gatangaro. Yari afite abakozi barenga 200, ingendo n'imodoka zihenze nibyo yakoreshaga. Amafaranga yaje gushira atabizi yisanga mu gihombo. Isomo dukura ahangaha no gukoresha amafaranga menshi kurusha yo winjiza. Iyo umuntu akoresha amafaranga menshi kurusha yo yinjiza kiba ari ikibazo gikomeye. Ahubwo ikiza no kugerageza umuntu agakoresha amafaranga make ugereranyije nayo umuntu yinjiza. Kugira umutima mwiza wo gufasha ni byiza, ariko gucunga neza amafaranga birakenewe cyane mu buzima bwa buri munsi, kuko iyo urangaye aragucika, kandi yagucitse birashoboka yuko adashobora no kugaruka byiteka. Umuntu wa gatatu tuvuga uyu munsi ni Ronaldinho. Ronaldinho ni umukinnyi w'umupira w'amaguru wo mu gihugu cya Brazil. Mu gihe cyacu tukiri bato yakanyujijeho, yari mu byamamare bizwi cyangwa se mu bahanga bari bazwi mu mukino w'umupira w'amaguru. Yari afite impano ku buryo yakinaga umupira wabonaga atari ibintu byo gushakisha. Ronaldinho muramuzi n'undi wasokozaga nk'abakobwa, afite imisatsi bw'inyuma n'isura yo wamureberaga kure wagiraga ngo ni umukobwa mwiza cyane. Uyu mukinnyi rero w'icyamamare mu mupira w'amaguru yari afite impano idasanzwe n'amafaranga menshi cyane. Yarangajwe n'imyidagaduro bituma amafaranga n'izina rye bigabanuka rwose, birakendera. Isomo dukuranga no kumenya yuko ko impano kongeraho ubwenge bibyana intsinzi irambye, ariko impano gusa ibuze ubwenge ibasha kugusha umuntu mu mutego. Kandi burya amafaranga adafite ubwenge ikivamo no kwishimisha birenze urugero. Iyo ubonye amafaranga ariko nta murongo wo kuyabungabunga, ushobora kugwa mu cyuho cyo kwishimisha birenze urugero. Ibyo bigahita bigusunikira mu gihombo cy'ibihe byose cyangwa se igihombo cy'igihe kirekire. Nyamara ubwenge nta mafaranga ku rundi ruhande bubasha gufasha umuntu gutegura hazaza heza. Ubwenge nta mafaranga. Ahangaha urugero ni urw'abanyeshuri. Umunyeshuri burya ari kwiga aba ari kongera ubwenge, ariko nta mafaranga aba afite mu by'ukuri. Niyo mpamvu ababyeyi bafata abana abanyeshuri bakabajyana ku ishuri bakabatangaho amafaranga menshi cyane. Minerval, ibikoresho, umunyeshuri kugira ngo yigarangize burya bagendeye ingengo y'imari iri ku rwego ruremereye. Umubyeyi abikora gutyo kugira ngo afashe wa mwana gutegura hazaza he heza. Umunyeshuri yo yiga aba afite ubwenge, bari kongera ubwenge, ariko nta mafaranga. Umubyeyi si uko byamunanira gufata ya mafaranga yose zatanga ku mwana guhera muri gardienne kugera arangije university, ni amafaranga menshi cyane. Ariko kubera yuko umwana bataragira ku rwego rwo kugira maturité yo kugenzura ayo mafaranga, niyo mpamvu umubyeyi amufasha kongera ubwenge agategura ejo hazaza. Ibyo abikora ryari? Abikora yiga, hanyuma nyuma yo kwiga agategereza amahirwe. Amafaranga rero burya arashira, ariko ubwenge bwo buriyongera. Amafaranga menshi rimwe na rimwe ashobora guteza ikibazo iyo utabashe kuyagenzura neza. Ushobora kuba wakunze iyi video n'iki kiganiro muri rusange, ntago ibyo twavugaga ari ugusebanya, ahubwo no kwigisha. Ni amasomo agamije kudufasha kongera ubumenyi ku micungire y'amafaranga twunguka tubona mu buzima bwa buri munsi. Niba ushaka kubaho neza, ibyiza no gushaka ubwenge mbere yo gushaka amafaranga menshi, kuko amafaranga menshi ashobora kukwirangiriza iyo nta bwenge. Kuko ubwenge burya bwakugeza ku birenze n'amafaranga menshi, ariko amafaranga adafite ubwenge bishobora kuba intwaro nziza yo kwica nyirayo bidateye kabiri. Gusa wowe ushobora kuba utekereza ko amafaranga ntacyo yagutwara. Wowe ubitekereza gutyo ni uko ufite ubwenge bwo kuyacunga neza no kuyagenzura, kugira ngo yo abashe kukugenzura no kukuyobora. Iyo ubasha kuyobora amafaranga no kuyagenzura, icyo gihe ufite ubwenge. Ariko amafaranga niba abasha kukugenzura no kukuyobora, icyo gihe aba yakurushije ubwenge kandi arakurangiza. Nyamara byose burya byamenyekana wayabonye. Burya utarayabona hari igihe umuntu aba
yitwa umuntu mwiza wuje indangagaciro kubera yuko afite wenda amafaranga make cyangwa nta nayo afite. Gusa kutayagira cyo ni ikindi kintu gikomeye, ariko wenda ushobora kuba ufite makeya, kuko akenshi burya nta n'umuntu utagira amafaranga. Amafaranga ni nk'amaraso, umwe ashobora kuba afite make undi afite menshi, ariko burya niba turiho turi mu buzima turiho mu mafaranga. Nyamara iyo umuntu bagaragaza indangagaciro no kuba umuntu mwiza, ashobora kubona ubutunzi n'amafaranga menshi agahita ahinduka ikibazo mu bantu. Gusa dukwiye kujya tunyurwa nayo dufite, kuko burya nta wamenya, ushobora kubona menshi ikibazo kikavuka. Ari niyo mpamvu dukwiye kujya twakira ayo tubonye, ahubwo tukiga kuyakoresha mu bwenge no mu bwubahane. Niba rero wakunze iki kiganiro, ukore like kuri iyi video, ubasha gukora subscribe ukiyandikisha kuri uyu muyoboro wa Isaac Inspire TV, wakwandika comment mu mwanya w'ibitekerezo ukatubwira wowe niki hagati y'amafaranga n'ubwenge wishimira cyangwa wumva kiruta ikindi. Reka rero tubashimire bakunzi bacu kuba mwadukurikiye. Ikiganiro nk'ibi nakagaruka, mwakoze cyane, turabakunda.